Muraho, nitwa Bebeto. Ndagarutse rero kugira ngo dukomeze ibiganiro nk'uko dusanzwe tubigirana. Ubushize twari twagiranye ikiganiro ku bijyanye no kwikinisha. Uyu munsi nagira ngo dukomeze ku bijyanye n'uburyo ki warongora umukunzi wawe akarangiza ndetse akanishima. Muri make kurongora ni iki? Kurongora ni gikorwa n'abantu babiri, swati umugore n'umugabo, kandi babishaka bagahuza igitsina. Igikorwa kiba kigomba gukorwa neza, kigashimisha impande zombi, ari umugabo cyangwa se ari n'umugore, akarangiza ndetse n'umugabo akarangiza. None se bigenda bite kugira ngo igikorwa kigende neza? Ubundi habanza ikintu bita gutegura. Umugabo ashobora gutegura umugore, n'umugore ashobora gutegura umugabo. Ariko icyiza ni uko umugore yategura umugabo. Umugore se ategura umugabo gute? Umugore kugira ngo ategure umugabo amubwira utugambo twiza, akamwereka ko amukunda, akamwereka ko amwishimira, akamwereka ko ari we mugabo we uruta abandi, ko nta wundi mugabo wamuruta mu bagabo bose bariho ku isi. Iyo umugore abwiye utwo tugambo twiza umugabo akamukaresa, akamugira ate, igikorwa kigenda neza. Nanone hari igihe umugabo ashobora gutegura umugore. Umugabo we iyo ategura umugore, umugabo ashobora no kuba atari kumwe n'umugore, ari nko ku kazi, akanamuhamagara kuri telefone ati sheri wiriwe, bimeze biti, nkuzanira agaki, ndumva ngukumbuye. Ushobora no kumuzanira bombo, ikintu gito cyane. Umugore, burya abagore dusanzwe tuzi ko ari abantu banyurwa n'utuntu duto. Wamuzanira niyo bombo, wamuteguye, wamubwiye sheri bite, nkuzanira iki bombo, ntunamubwire n'icyo umuzanira. Ushobora no kuntamubwira icyo umuzanira, ariko umugore agategereza akareba iyo surprise wamuteguriye. Icyo gihe rero ugera mu rugo, sheri bite, wiri ute, ni byiza, ngwino nguhakana naguteguriye, akabona umuhereje bombo. Umugore rero ni umuntu unyurwa na duke akishima. Ushobora gutangira umukoraho, ukamukora ku misatsi, ukagira ute, ukamanuka, ugakora ku mabere, ukamanuka, ugakora no ku gitsina. Iyo rero umugore yishimye urabibona. Hari ukuntu abagore bishima ukabibona, ugatangira kubona umugore hari ukuntu atangiye guhindura indoro, hari ukuntu umugore atangiye kukwereka ko ibintu uri kumukorera byamunyuze. None uyu mugore atangiye gushyukwa, ibyo bita gushyukwa, mbese gutangira kujya mu gikorwa. Wowe mugabo ugomba kubibona, uba ugomba gukora iki? Wowe mugabo uba ugomba gukora igituma nawe ugera ku ntego yo kugira ngo ushimishe wa mugore, umukorera ibyo yifuza. Icyo gihe uramukorakora, nabivuze haruguru, ukamukora ku mabere, ukamukora mu musatsi, ukamukora mu matwi, ukamusoma mu matwi, ukamusoma. Biba na ngombwa ko unashobora kumusoma no ku gitsina. Hari n'abagore babyishimira ibyo ngibyo. Ibyo rero birangiye, umugore iyo ubonye yamaze kugerayo, yamaze gushaka kugera mu gikorwa nyirizina, we mugabo ugomba kuza. Hari
pozisiyo nyinshi umugabo ashobora gukoresha. Mushobora kubikora umugore aryamye umuri hejuru, mushobora kubikora umugore yunamye, mushobora kubikora umugore yihengetse, ibintu nk'ibyo. Ni byinshi, pozisiyo ni nyinshi. Umugore rero icyo mukorera icyo gihe tugeze hehe rero? Tugeze mu gikorwa nyirizina. Umugore ntabwo utangira, ugomba kumugira umuyobozi w'igikorwa. Umugore niwe uyobora igikorwa, akayobora igikorwa, akakubwira ati sheri, ndashaka ko unkorera ibi, ndashaka kunyaza, ndashaka kuncumita, sheri ndashaka ibi, ndashaka kubikora ameze gutya muri iyi pozisiyo runaka. Hano ikintu cy'ingenzi umugabo agomba kumenya ni uko umugore agomba kuyobora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, akaba ari we muyobozi. Akayobora igikorwa, akakubwira ati ngereza aha, sheri ndumva aha bimeze gutya, sheri ndumva bimereye neza, sheri wanyaje, sheri wancumise, ibintu nk'ibyo. Ndashaka kukubwira ko umugore ugomba kumuha uburenganzira bwose, akayobora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Umugore rero agomba kuyobora iki gikorwa mpaka kigeze hehe? Ku ndunduro. Ni byiza ko murangiriza rimwe, ariko iyo bitabaye byiza ko murangiriza rimwe, wowe mugabo ugomba gukora ku buryo umugore arangiza mbere yawe, nyuma nawe akaza kugufasha ukagira ute ukarangiza. Si byiza ko wowe mugabo urangiza mbere y'iki? Mbere y'umugore. Muri make rero igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se gushimisha umugore mu buryo bwo gukora imibonano mpuzabitsina, mugabo menya kwitwararika, uhe umugore kuyobora icyo gikorwa. Mugabo menya ko umugore ari umuyobozi w'icyo gikorwa, kandi mwishimire kurangiza mwembi, murangirize rimwe. Niba mutarangirije rimwe, mugabo wirangiza mbere y'umugore, ahubwo umugore yarangiza mbere yawe, wakaza kugufasha ukarangiza nyuma. Igihe wateguye umukunzi wawe hakabaho ikibazo cyo kutanyurwa cyangwa se kurangiza vuba, ibyo bishobora guterwa nuko wikinishije. Nkuko nabibabwiye ubushize, twakugira inama yo kugana muganga Pierine, akakugira inama cyangwa se akaguha imiti. Dukorera downtown mu mujyi, hafi na gare ndetse hafi na banki Goshen. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 0788 59 19 70.